Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho turatuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ahegera umuhanda unyerera, B imbere ipine ryapfumutse, C ahegera icyago kidasobanuye ukundi, D imbere hari hatangirwa serivisi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni C, ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Hari agace ugeramo hakaba hari ibyago bitandukanye, hakaba hari ikoni iburyo, umuyaga w'intambike, amabuye ahanuka, amabuye mu muhanda, bakaba bataratondekaho ibyapa bitanu, ahubwo bagashyiraho kino kimwe kikubwira ngo ugiye kugera ahegera icyago kidasobanuye ukundi, kugira ngo nikibona umenye ko ugomba kwitonda. Ariko ntibahite bakubwira ngo si cyo cyago ni ikihe, kugira ngo umenye ko ugomba kwitonda. Rero bagashyiraho kiriya cyapa, ntibakubwire icyo cyago uririnda kubera ko wenda hari utwago twinshi dutandukanye, kandi bakaba batahatondeka ibyapa nka bitanu. Ndakeka ko usobanukiwe impamvu duhisemo C. Ndizera ko nikiza mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigigomba kurenga ibipimo bikurikira. Igice kirenga ku biziga, ibiziga bari kuvuga ni imipine, ntishobora kurenga ibyo bipimo. A nyuma ni 3 na santimetero 50, B imbere ni 1 na santimetero 70. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A nyuma ni 3 na santimetero 50 na B imbere akaba ari 1 na santimetero 70, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni A, inyuma ni 3 na santimetero 50. Nukuvuga ngo igice kirenga ku biziga, reba bino binyabiziga bikururana, igice kirenga ku mipine kuva ku mupine w'imbere kugeza aho ikinyabiziga kigarukira ari kugana imbere, abagomba kuba ari 2 na santimetero 70. Noneho inyuma kuva ku mupine w'inyuma ugeza ku gice gihera ari kugana inyuma, akaba ari 3 na santimetero 50. Rero hano impamvu twahisemo A gusa nuko kuri B bavuze ngo 1 na santimetero 70, kandi zakagombye kuba 2 na santimetero 70. Nujya mu kizamini wakora mu kanya bakaba babikosoye uhita ubikora kubera ko mbikubwiyeho hakiri kare. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramusikandika wa papuro. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode nziza aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa duhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe
imizigo isumba impera y'ikinyabiziga aho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Kigaragazwa ku buhe buryo? A. Itara ritukura cyangwa akagarurarumuri k'umutuku ku manywa. B. Agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro. C. Itara ry'umuhondo cyangwa akagarurarumuri k'umuhondo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A. Ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. B. Ntabwo ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C. Ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ndizera ko waramutamo D. Ndizera ko waramutse kucyandika ku papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo uretse ku byerekeye imihanda irombereje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Icyo gice kiba kigenewe iki? A. Guhagararwamo umwanya muto gusa. B. Guhagararwamo umwanya munini gusa. C. Guhagararwamo umwanya muto n'umunini. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyo gice kigenewe iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Kino gice bari kuvuga ni parikingi. Iriya parikingi uri kugenda mu muhanda, ziriya parikingi ziba zifatanye n'umuhanda, bavuga ngo ziri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ugaragaza inkombe mpimbano zawo. Iriya parikingi bifatanye n'ahantu hari inkombe z'umuhanda, ahantu umuhanda ugarukira. Mubona ko parikingi biri ruhande. Rero hariya uba waparika ikinyabiziga cya umwanya muto cyangwa munini, icyo gice baba bari kuvuga ni parikingi. Ndizera ko usobanukiwe impamvu duhisemo C. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya uragikora kandi ukaba ubyumvisha usobanukiwe icyo gice C ni ikihe. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Biba bishobora gusimbura iki? A. Imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B. Imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C. Imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Iriya mitemeri iba yasimbura iriya mirongo irombereje hagati mu muhanda, yaba icagaguye cyangwa idacagaguye. Bakunda kuyikoresha nk'igihe wenda hari nk'imirimo iri gukorwa mu muhanda, iriya mirongo yarasibamye. Rero bakayishyiramo kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baze kumenya ibyerekezo baragenderamo, kubera ko iriya mirongo n'ubundi ishyirwaho kugira ngo umenye icyerekezo uri kugenderamo, ese ni iburyo cyangwa ni ibumoso, kugira umenye icyerekezo uraba uri kugenderamo. Rero iriya mitemeri bakayishyiraho kugira ngo uze kumenya icyerekezo n'ubundi uri buze kugenderamo, bakwereka ko hari imirongo irombereje yaba icagaguye cyangwa idacagaguye. Rero iriya mitemeri ibishobora gusimbura imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Ndizera ko waramutse mobi, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Inkomane banyuramo bazengurutse. B. Biremewe guhindukira. C. Inzira y'icyerekezo kimwe imbere. D. Birabujijwe guhindukira. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Inkomane banyuramo bazengurutse. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba kikubwira ko ugeze kuri rompuwe, rero uba ugomba kuhanyura ubanje wazenguruka, kubera ko kino cyapa kiba gishinze n'ubundi aho hantu ugomba kunyura ubanje wazenguruka. Niyo mpamvu duhisemo A. Inkomane
banyuramo bazengurutse. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro, utari wahisemo neza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. So ko tubicano yanyu Rwanda Driving College TV, ureba iriya video nagukoreye urasoza kwireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje bice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibirango ibimenyetso by'amabara akurikira: by'amabara sate: A umweru n'umukara, B umweru n'umutuku, C umweru n'umuhondo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Hari ahantu wigeze ubona handitse ngo ubururu n'umweru? Ntaho. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko nikiza mu kizamini wakora mu kanya bagishyizemo uhita ubikora. Murabizi ibintu bibabwira hakiri kare kugira ngo muhure nabyo mubifite amakuru muhite mubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo igihe ikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa. Ahakorerwa imirimo hagaragazwa ku buryo bukurikira: hari imirimo iri gukorwa, wenda si ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga bari kugikuramo, cyangwa se n'igihe cy'imvura bitaka biri kugwa mu muhanda bari kubitiyura. Ahakorerwa imirimo hagaragazwa ku buryo bukurikira: hagaragazwa kuwe buryo: A icyapa kera cya mpande enye zingana zifite uruhande rwa metero 0.30, B uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cyanyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko bakoresha ibyapa bitegeka. Bakavuga ngo hano hakorerwa imirimo, icyerekezo gitegetswe komeza imbere gusa, kata iburyo gusa, cyangwa komeza ibumoso gusa bitegewe n'icyerekezo bari kugutegeka kunyuramo. Cyangwa se bagashyiraho kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba gifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, kivuga ngo deviation cyangwa kuyobya umuhanda, kubera ko handi hari gukorerwa imirimo. Ndakeka ko rero nibaramuka babigushyiriye mu kizame urakora mu kanya urahita ubikora. Hano ntabyo washyizemo, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu duhisemo D. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo kunyuranaho bibujwe gusa igihe, kudepasa bibujijwe ryari? Agiye mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo w'umweru ucagaguye, B umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye, C ikinyabiziga gitwaye ku musozi unyerera, D nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cyanya cyo bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Ubundi uba ubujwe kunyuranaho igihe uriya murongo urombeje hagati mu muhanda udacagaguye. Iyo ucagaguye nabwo uba ubujwe kunyuraho cyangwa kurenga, ariko ukaba wawurenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa mu gihe ugiye gukatira ibumoso, guhindura icyerekezo, cyangwa ugiye kunyuranaho iyo ucagaguye. Ariko iyo udacagaguye nta na rimwe uba wemerewe kuwurenga. Niyo mpamvu duhisemo B, umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro, utari wahisemo neza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, uri kugenda mu muhanda ucanye amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ugahura n'ikindi kinyabiziga kiza kigusanga kiri guturuka mu kindi cyerekezo
gisohoye imbere yawe. Uba ugomba gukora iki? A, gukomeza ibumoso. B, kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi. C, kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Uri kugenda mu nzira nyabagendwa ucanye amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe uhuye n'ikindi kinyabiziga, ugomba kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse, ukabona kongera kuyatsa, kubera ko urumuri rw'amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe rushobora guhuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ndizera ko uramutamo C, ndizera ko uramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki? A, abana. B, inzira y'abanyamaguru itegure guhagarara. C, ikibuga cy'imikino cy'abana. D, ikibuga cy'imyidagaduro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789931626, tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, abana. Uba ugiye kugera ku gice cy'umuhanda cyangwa cy'inzira nyabagendwa gikunda kwambukiranywa ku buryo budasanzwe n'abana ku buryo budasanzwe. Wenda bari kujya ku bigo byabo by'amashuri cyangwa se bagiye ku bigo byabo by'imikino, ariko ari igice cy'umuhanda gikunda kunyuramo abana ku buryo budasanzwe bambuka umuhanda. Ndakeka ko waramusamo rero A, ndizera ko waramusandika ku gapapuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Nk'uko mubizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Video irahari, yirabe kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, cyangwa unyandikiye kuri WhatsApp nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo, bigomba gutungurwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukuruka ku butaka. Ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira: ntiwatwara ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa hari ibintu biri kugenda biri kwikurura hasi ku butaka, cyangwa se byarenze uburumbarare bw'ikinyabiziga cyawe. Ariko ngo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira: ibe ibinyabiziga byo bibyemerewe, A, imashini zihinga, B, ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi, C, A na B n'ibisubizo by'ukuri, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni A, imashini zihinga. Imashini zihinga zo ziba zibyemerewe kubera ko n'ubundi wasanga ziri mu kazi, ariko ibindi binyabiziga bibujijwe kubyitwara mu muhanda warashyizeho ibintu bishobora kurenga uburumbarare bw'icyo kinyabiziga cyawe, byabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, cyangwa se bikagenda biri kwikurura hasi ku butaka, biba bibujijwe. Ariko ku mashini zihinga byo biba byemewe. Ndizera ko uramutamo A, ndizera ko uramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ntigishobora kurenga ibihe bipimo: A, iby'inyuma metero 3, B, iby'imbere metero 2 n'ibice 70, C, A na B n'ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cyanyacyo na B ikaba ari iso cyanyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni B. Iby'imbere aba ari metero 2.70. Kubera iki? Kubera ko igice kirenga ku biziga nabibabwiye, icya gice niba ari umupine w'imbere kuva ku mupine w'imbere kugera aho ikinyabiziga kigarukira kugana imbere, by'inyuma akaba ari umupine w'inyuma kugeza aho ikinyabiziga kigarukira ugana mu biruhande rw'inyuma. Inyuma bari metero 3 na santimetero 50, naho imbere aba ari metero 2 na santimetero 70. Kuvuga ngo metero 2 na santimetero 70, nuvuga ngo metero 2.70, ibyo byose aba ari kimwe. Niyo mpamvu duhisemo B gusa, kubera ko kuri A bavuze metero 3 kandi aba ari metero 3 na santimetero 50. Ndizera ko ubonye ukuntu bakibaza, ndizera ko kitazongera kukugora mu gihe babicurikiranya. Inyuma bari metero 3 na santimetero 50, imbere bari metero 2 na santimetero 70 cyangwa se metero 2.70. Ndizera ko ramutamo B, ndizera ko ramuskandika wa papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibihe byapa? A, ibyapa biyobora n'ibitegeka. B, ibyapa biburira n'ibitegeka. C, ibyapa bibuza n'ibitegeka. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni C, ibyapa bibuza n'ibitegeka biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Bishatse kuvuga iki? Ibyapa bibuza n'ibitegeka uzaza utari gukurikiza ibyo biri kukubuza cyangwa biri kugutegeka, ariko ukimara kubihitaho kuva aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho uhita ukurikiza ibyo bakubujije cyangwa ibyo bakutegetse, ariko umaze kubihitaho rero biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Ndizera ko ramutamo C, ndizera ko ramuskandika wa papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. A, feri y'urugendo. B, feri yo gutabara. C, feri yo guhagarara umwanya munini. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni A, feri y'urugendo. Feri y'urugendo ni ituma imodoka ihagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa se igeze ahantu haterera. Feri yo gutabara ni bwa buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro mu gihe feri idakora neza. Noneho feri yo guhagarara umwanya munini ni ya yindi birimo n'ubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atakirimo. Rero ibyo ni ibibazo bitatu babazaho, bikubwiye hakiri kare, nuhura nabyo mu kizamini wakora mu kanya uhita ubikora kubera ko mba bikubwiyeho hakiri kare. Ndizera ko hano waramutamo A, ndizera ko waramuskandika wa papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, hatangirwa serivisi ni muri metero 30. B, muvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. C, muvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. D, aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Kino cyapa nukibona uzongeza umuvuduko, umuto uri buze kugenderaho abe ari uyu nguyu uri mu birango. Uhita wongeza umuvuduko utwariye muri kilometero 25 mu saha bakwandikira, ariko utwariye muri kilometero 60 mu saha nta kintu bagutwara, kubera ko ari kukubwira ngo ongeza umuvuduko.
umuto uri buze kugenderaho aze kuba ari uyu nguyu uri mu birango. Niyo mpamvu duhisemo se umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Ikindi ugomba kumenya ntabwo hahoramo 30. Hari uzajya mu kizame ubone bashyizemo 40, ubone bashyizemo 60, cyangwa nugera mu muhanda ubone bashyizemo wenda nka 70. Ubwo umuvuduko ntarengwa muto utegetswe aba ari uwo nguwo uri mu birango. Ndizera ko ramusamo se umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Ndizera ko ramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko ni cyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo birabujwe gukora andi matara cyangwa utugarurumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ntibireba ayahe matara: amatara ndanga, b amatara ari imbere mu modoka, c amatara ndanga burumbarare, d ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni b amatara ari imbere mu modoka birabujwe gukora andi matara uretse ibitegetswe. Ntabwo wavuga ngo ikinyabiziga cyanjye mbona gitorosha mu ntera ntoya, reka njye mu garage banshireho amatara amurika mu ntera nshaka, biba bibujijwe. Ariko no matara ari imbere mu modoka yo ushaka wajya urayihindura buri munsi. Ushaka uyu munsi wajya urayigira umuhondo, ejo umutuku, ejo umukara. Ibyo biba bikureba kubera ko ari amatara ari imbere mu modoka. Ndizera ko ramusitamo b, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Bibujwe gukora ni matara, ariko amatara ari imbere mu modoka byo ushaka wabikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo nta mategeko yo kugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni noye muvuduko a kilometero 25, b kilometero 70, c kilometero 40, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyuko amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? No kubera ko amapikipiki aba ari kilometero 80 mu isaha. Hano hari kilometero 80 mu isaha uri kubonamo ntayo. Ni mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona babishyizemo uhita ubikora, murabizi bikubwira hakiri kare. Naho velomoteri aba ari kilometero 50. Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu isaha. Naho amavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu isaha. Naho kwa ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu isaha. Ibyo ni ibibazo babaza mbikubwiye hakiri kare nuhura nabyo uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Bibaye ngombwa ko hahindurwa ibyari byanditswe bireba nyiri karita, bikorwa mu gihe kingana gute? Babimenyesha ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. A mu minsi 5, b mu minsi 8, c mu minsi 15, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni b mu minsi 8. Bikorwa mu minsi 8. Noneho iyo ikinyabiziga cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bikurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa byo mu mezi 2. Bino bibazo bibiri bikunda kugora abantu. Iyo bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe bireba nyiri karita ari byo bihindurwa, bikorwa mu minsi 8. Ariko ikinyabiziga kitagikora burundu cyangwa se cyaroherejwe mu mahanga, ibyapa ndanga bikurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bigakorwa mu mezi 2. Ibyo nibazo bibiri babaza bitandukanye. Niba kikubaza uzahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'umunsi kirabaza ngo kunyuranaho bikorerwa, kudepasa bikorerwa he? A mu ruhande rw'iburyo gusa, b igihe cyose ni ibumoso, c iburyo iyo unyura ku nyamaswa, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kunyuranaho, kudepasa. Abantu benshi bakunda kwica kino kibazo bahisemo B, ngo igihe cyose ni ibumoso. Oya, iyo wavuze igihe cyose ni ibumoso hitamo ko nta iso cy'ukuri kirimo, kubera ko birashoboka ko wanyuranaho uciye mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda ugezemo, bitewe n'icyerekezo uri kujyamo, cyangwa se bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuraho we ari kujyamo. Rero ndizera ko waramaze guhitamo D, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bakiriraho, na bino bibazo nkunda gupostinga babiri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode umbwire ubwoko bwa kode ukeneye. Ese niyo ku ruhushya rwa burundu, kuri kategori zose kode zirahari kugeza mu kwa gatandatu zirafunguye, cyangwa niyo ku ruhushya rwa gateganyo aribyo mwita provisoire, kode zirahari buri munsi ibizami biri gukorwa amasaha yose. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubafatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe. Aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali cyangwa mu buryo bwa online uri mu mujyi wa Kigali ariko ufite nk'akazi katakunda uze twene mu ishuri, cyangwa se ukaba uri kure, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasabona uboneka ku munsi akunogeye, nubwo waduha saa sita z'ijoro turaboneka tukakwigisha, kandi iyo ugezweho ukora rimwe uhita utsinda. Ni mutwarike cyangwa muduhamagare rero ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukora rimwe muhite mutsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa turayikwigisha, yaba iyo gutegura ikizamini neza cyangwa se yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero mba nabahaye tubigisha. Hari isomo ukeneye ko ngwigisha ryandike muri comment ukande subscribe kugira ngo uzahite uribonera ku gihe. Hari isomo ukeneye nyandikira kuri WhatsApp, cyane cyane mwayino masomo mba navuze wenda ukasaka kuri YouTube ukayabura, nyandikira kuri WhatsApp nimero mba nazibahaye yiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Ndabakunda cyane, Imana ibo mugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.